Reka nongere mbasuhuze bakunzi baruka Empire News ndabasuje kandi mbahaye ikaze muri kano kanya ndabasuhuje munyaruke rero dusimbuke tujye muri Sida Kivu ari kubera imirwano ikomeye cyane ni imirwano yaciye ibintu mu bice byo bitandukanye mu bice bya za Minembwe Rugezi Mbijabo Mikenke mu byukuri ntago byoroshye FDLR zikaba azikomeje mu byukuri gukora amajabu cyangwa se amabara muri rusange turavanga turebere hamwe uko urugamba rwiriye kuri tere imirwano ngo tuzo dusimbukira muri Uvira rwagati Kiriba ndetse na Runingo ndetse tujye Sange ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye muri rusange turasimbukira mu byukuri turebe urugamba rumeze abacancuro mu byukuri baje gutanga umusada ariko ibintu bikaba byanze abacancuro baje gutanga umusada ariko biragaragara ko ingabo zirwana ku ruhande rwa M23 cyangwa se ku mutwe wa M23 ibintu byanze bari kubahangara bari kubasubiza inyuma bivuga ko umujyi wa Bujumbura ugiye guhura n'akaga Bujumbura igiye guhura n'ishyano ibi ni ibiki bigiye kubera Bujumbura turabirebera hamwe muri rusange ntimujye kure turabisesengura muri amakuru yacu muri kano kanya aho rero ibintu bitoroshye nagatoye tubaye ikaze muri mu bice bitandukanye majye pamujya gurasa z'umurenge bwaryo mwese turasimbukira Masisi za Murema urugamba rwakomeye ariko kano gace kamaze kubatombe kabaye tombe bigenze biti turajya pinga n'ibindi bice ariko sinavuga byinshi rikwe na mugenzi wanjye reka tubere hamwe uko ibintu bigiye kuba bigenda kuri tele y'imirwano ngiye mukurikiye kuri mikurambere ni Nelson Ekeye Mashingano Tazara Bar yine magazine ko kuri Frontier ni komanda Pacifique nanjye ndahabaye neza cyane gatanu kuri kagenzi kako amakuru tuzanye na amakuru menshi cyane agiye atandukanye tujye kugaruka mu bice nimwo za pinga aho kuri ubu tuvugana hari kubera imirwano ikomeye cyane ni kuva mu masa mu gitondo kugeza amaginga ya bimeze bite rero mu bice bisatira neza cyane indani muri Warikare hari amakuru avuga ko M23 ishobora kuba yagiye hanyuma kandi biravuga ko FRDC ndetse n'ingabo z'uburigi bongeye kohereje ibikoresho bikomeye cyane hano muri territoire nkuru n'ubundi ya Warikare aho bigiye kugenda bishyikirizwa abazarendo bose aho bari kubarizwa hanyuma ndi makuru akomeye cyane biravugwa ko hari ubwato bwuzuye abasirikare bwaturutse muri Bujumbura bwaje abandi baje n'imodoka bakambukira no ku mupaka Kavimvira abasirikare rero nabahe ko bari kugenda basatira ibice mu vetura byose irimo biravugwa ko rero bakomeje kugenda baba beshi cyane hanyuma muri hano muri territoire n'ubundi muri territoire ya Mwenga haravugwa naho imirwano ikomeye cyane aho rero kuri ubu bivuga yuko uwo bita Ngoma Nzito yunguyu kabisa ari gushakisha aba barwanyi biwe babirozi bishambuke tugiye kubabwira uko byifashe twirwaneho ibyo yakoze kugira ngo itangirira abasirikare bose ba FARDC bari kuza muri bino bice inabakubiti bakomaguri bagirire nabi byose tugiye kugenda tubirebera hamwe kabisa giye nitwa Pacifique turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako turi kumwe etanu ukwatanu ngaye nguko rero no ku rugamba rumeze muri za access zigiye zitandukanye mu bice byose birimo biragenda bifata intera hanyuma rero twihuse amakuru akomeye cyane magenda atubwira iki na makuru yamaze kuba atugeraho atubwira ko Bujumbura yegorana kaga bite rero tera gatebe mu mujyi wa Bujumbura ubwoba bwinshi cyane kubera agace ka Runingo ibaze ko bagize ubwoba ari agace ka Runingo gusa izi nyeshyamba zitaragira muri Kiriba bwana Pacifique Kiriba na agace kegereye Runingo ariko kandi kanegera umujyi wa Uvira kubera rero bohereje ingabo zisaga 150 nazi ingane ebyiri Uburundi bwohereje izo ngabo bakajya kurwana hanga muri Kiriba ngo barwane ku gace ka Kiriba ariko ngo batake Runingo kandi turabizi ko umutwe nyeshyamba M23 iyo watatse idirect yo ugukurikiye ugukura no mu gace warurimo cyane bivuze ngo ubwo bwiki tujye kwerekeza Bujumbura bivuze ngo ubwo bamaze kugira nuko basa nkaho umujyi wa Uvira basa nkabo ubwabo bamaze kushyira mu biganza bya M23 gute kwanza kwataka Runingo kandi wegera agace ka Kiriba ni nko kuvuga ati tugiye kubataka nitubatsinda turabasubiza inyuma nimudutsinda munadufata na Warikare munadufata na Kiriba gufata Kiriba egari gufata umujyi wa Uvira dore ngo ubwo bwatashye Bujumbura ni bwatashye Bujumbura
niko bimeze. Ubwoba bwatashye Bujumbura bitewe kandi bwana Nelson bafite impamvu bitewe n'abasirikare babo bari gutakaza ndetse n'abafungiranywe bari kwicwa n'inzara ku buryo bukomeye cyane mu bice M23. Nk'ubu tuvugana ahantu bita Bwegera hari amakuru mpafite avuga ko hari abasirikare ba FDNB bariyo ariko baba babuze uburyo ki babigenza kugira ngo batoroke muri ako gace. Ni muri iyo mpamvu ibitero bikomeye cyane byaramukiye ahitwa Ruvungi byashakishaga kuzamuka kugira ngo bijye muri Bwegera, nibiva muri Bwegera bite bikomeza bigenda muri Sange hose bagiye gukura y'abasirikare babo bariyo. Ukira muri Sange ugihagarariye aho ngaho ndagira ngo mbabwire ko impamvu abantu bari Bujumbura tunababwira ikintu gikomeye cyane, tubabwira ko babe maso kuko abana b'abasore bakiri batoya bose bashobora gushirira hano mu ntambara, kubera ko nimba bazanye imbonera kure zigeze ku 152 mu by'ukuri nuko babuza abasirikare bamaze gushira muri urugamba barundi. Rero amakuru avuga ko ari abana batoraguwe cyangwa se bamaze iminsi bafashwe ngo iwabo babuze hakaba ari nabo batwaye ku mbaraga bakabazanya mu rugamba, kandi amakuru ahari n'ubundi bikaba bigaragara ko n'ubundi uru rugamba batari buze kurutsinda. Bivuze ngo baza gukenera undi musada. Ninde wahamagaye? Ni Radisilas yamagaye ati mu ntabare kabisa ati ibintu bimeze nabi, ati uwo wampaye zaramwivuganye. Colonel Ndizeye arahamagara ati nyaboneka ndatabaza mu ntabare. Neva aramubwira ati iyo runingu warwana ugaramye warwana ubutsinda nkeneye ko runingu ivuze kuba runingu yavuyemo mwabasubije yongeye Sange. Umugabo ati nimushaka kuva muri ro afande wacu turakenera umusada kuko wampaye hari ukuntu byagenze nabi bari gushira. Ndaramubwira ati ndagukubita 150 nabo na babiri atariko nabo turabapasuramo kabiri urasigara na 70 abandi bagehe iminembwe byo gufatanya n'abicanyi. Bamukusera abasika bya kuri 70 babazana ngaha muri Kiriba. Bivugwa ko ngo Radisilas wari uyoboye Gatogota bamukuye aho kubura Gatogota bayisizemo nde bayisizemo n'ubundi Gatogota se nirimo M23 Gatogota hejuru agace ka Gatogota kari hejuru gato cyane gace hejuru Gatogota karimo FDNB. Reba ubundi Gatogota ni nini cyane, Radisilas aho yarari hari hejuru umusozi hejuru, ariko noneho M23 cyagiye imaze gukuramo Ndizeye yarasizeho n'abasirikare bajya kuri 60. Abasigaye abarokotse bahita advancinga bagenda begera imbere cyane bizo nko muri metero zigeze nko muri kilometero byize zigeze kuri 5. Ako gace rero karacyarimo niho Radisilas yari yihishe. Urase warose bamubwira ngo najye Kiriba. Uyu mugabo hubwo hari amakuru avuga ko nubwo yari yihishe muri ubwo bwihisho bitewe no ko M23 nawe yakatinze ira mihanda yinjirayo, ashobora kuba nawe yarakatinzwa cyangwa se we yaranagiye yarahunze kugeza ubuse kutamenya ngo ari hehe. Ntiwamenya ngo ari hehe gusa urugamba rwo ruri kuba yahamagaje ubufasha, nibyo ubufasha bwaje. Ni nabwo mwumvise haruguru hanavuze buri kugaba ibitero muri ibyo bice bigeze kuri 3 kuva Ruvungi n'agace gato ka Katogota kujya Bwegera ugakomeza ukagera muri Sange haberamo urugamba rukomeye cyane. N'uyu munsi byabayeho ku basirikare b'u Burundi ngo bari bigiza karakagehe gahunda yari imwe gusa, bari bahuje umutima bajya kwataka ngo batabare bagenzi babo, ariko birananirana bwana Nelson. Ukuntu byagenze rero nuko ibitero byabayeho kuva ku isaha ya 11 ngo za mu gitondo kugeza amaginga yangaya n'ubu ngubu haracyumvikana amasasu ngo hanyuma ngo bari babwiye bagenzi babo bariyo hariya mu bice M23 yigaruriye by'umwihariko mu bice bya za Bwegera, avuga ati rero mutangize urugamba mutangire mwigaragambye kuri M23 hanyuma turi bugufiya turaje tuhite tubihurizamo hanyuma tuhite tubatorokesha muve muri izo axe n'ubundi. Hanyuma rero amakuru akomeye mfite nubwo byagenze uko nguko M23 yabashije kwitwara neza cyane kuko yabashije guhashya iyo coalition mu buryo bukomeye cyane n'ubundi iyo coalition yari yazamutse kubataka y'ibitero. Hanyuma rero ahanga muri Bwegera amakuru ndi kwakurura nuko ngo bashije kuhakura abasirikare bakeya babashije gutoroka kuko urumva imbere bari barimo mindani muri quartier
hanyuma n'abandi baturuka mu nkengero za Bwegera baraza barataka, urumva bamwe bagombaga gutoroka, ariko abandi baracyagize gute, baracyafungiranyemo hariya. Kuri ubu ntago M23 bafashe rwa mikono ngo ivuge ngo ni ifungwa zabo, hoya, ahubwo bafungiranyemo aho gusa kubw'uko ntacyo bakora ngo kibe cyabavanamo aho, nta biryo nta ni inzara ni bunini nk'igifungo, ariko urumva bari ukuntu biyeranja wenda bakajya mu basivile bakabambura ibyo kurya bakarya. Hanyuma rero M23 ibingibi byatumye imanuka yitwa Sange, iraza igera muri za Bwegera, iragenda ikomagurana n'icyitwe FDNB kabisa, ivumbi riza kuba ritumuka, ariko kugeza amasasu ngo yarangiye, ntago ari kuvuga cyane ngo uri kuza wumva ukumva nko mu minota 10 ukumva havuze amasasu, washira indi minota 10 ukumva ntayo. Ubwo rero birumvikana ko urugamba rusa nk'ururi kugira gute, nk'uriri kugenda rugera gute rurangira cyangwa se ruhagarara. Hanyuma twihuse cyane tukomereze muri ino nzira ya Sange Runingo. Hano muri Runingo rero naho amakuru havugwa nuko abamiliseneri bagerageje kuva muri Kakiriba barazamuka baza hano hafi na Runingo aho bafungiye umukanda. M23 bayiciriye umurongo ati renga nkubone wibeshye urenga hanga tukwereka icyo turi cyo. Aba naba miliseneri ngo bari bonyine, nta muzarendo nta mu FRDC na n'umusikaro wa FDNB, bari bonyine ngo bafite gahunda yo kwikorera operation igihe ndetse na za drone nakubwiraga kare zizazamuka zikaza zikabafasha, kubera ko ngo bakunda kurwana ubundi hejuru yabo bafite rafor cyangwa y'indege iri kugenda ibayobora ibereka ati murasanga. Hanyuma amakuru mfite cyangwa amakuru ndi gukurura aravuga ko bano ba mercenaires bazamutse muri iyi axe aribo bateje ibyago bikomeye cyane n'ubundi ku basirikare n'ubundi basanzwe bari hari aba FARDC bakahita bahunga. Hanyuma rero umuhanda uva muri zino axe, urumva uvuye Kiriba hari umuhanda uzamuka ugucisha aho bita muri za Kaziba, ukaguka wagera muri Kaziba hagati harimo amahuriro y'imihanda 3, umwe uva muri Sange ukomeza mu Minembwe, n'uva Uvira ukomeza mu Minembwe, n'uva Uvira ukomeza Bukavu, ari nawo rero uca za Kiriba. Amakuru avuga ko M23 yafunze uwo muhanda kuri ubu rero bakaba batari kubona ko bajyana intwaro zabo muri zira access barwanira mu by'umwariko z'Umurenge hano muri za Mfizi ndetse nyine na za Mwenga by'umwariko hano muri za Sange. Urumva niba batangiye kuhafunga ubwo n'abasange babafungiranye. Hanyuma rero amakuru ari kungeraho avuga ko byabayeho n'ubundi uko ingabo z'abarundi zizongera kuzamuka zishaka kureba niba umuhanda ugendwa, kuko bari basanzwe bazi kugendwa ariko bakubiswe n'inkuba ubwo binjiraga babona kwinjira ntibyoroshye, birangira rero bamwe na bamwe bagize gute barashweho. Hanyuma bamwe basiga ubuzima abandi baba bazima, gusa nta rwa mikono zigeze zifatwa. Hanyuma amakuru nanone akomeye cyane twihuse tunyarukire ahitwa mu Rurambo nkuko twari tubivuze. Mu Rurambo ahantu bita za Mikenke ahangaha kabisa biravugwamo yuko rero hari kuberamo naho urugamba rukomeye cyane. Ahangaha n'urugamba rwatangiye mu gitondo, ni ibitero bishyashya bya FDLR intera hamwe na za Maimai za biyozi bishambuke bari hariya hejuru mu Minembwe indani rwagati muri za quartier. Ni uriya mugabo yabahiza arababura, kumbi barabishwe ijoro ryose abandi barahunga. Hanyuma rero ahangaha amakuru ari kungeraho avuga yuko kabisa habayeho gukubitwa ku mpande zombi, barasanye. Hanyuma kuri coalition barahunga, barahagarika imirwano, bariruka barahunga. Hanyuma rero twirwaneho, urumva ntawe yagombaga kujya yagumya aho ngaho. Amakuru mfite nuko nyuma y'ibyo byose byabayeho muri kerera rwo kuri tariki n'undi ya 26 biravugwa ko uyu mugabo wita Ngoma Nzito, uyu ni umuzarendo ukomeye cyane, waje abaza Maimai ibirozi bishambuke, arabaza ati bari hehe, ati ntabo bahunze, ati bagiye hehe, ati berekeje Baraka niho bahungiye. Hanyuma rero ibi ngibi byatumye umugabo afata ngaba abana bakiri bato cyane ngo mu bwoko bw'abafurero, aravuga ati rero basha, ati ni mumperekeze tujye gushaka bene wanyu tuze dukubite twirwaneho ivumbi ritumuke. Nibyo byabaye, baramukundira baragenda, ariko ngo bageze hagati abana kubera yuko baba batamenyereye urugamba cyane, uyu mugabo biza kurangira ngo yirutse aracika. Sasa rero urumva ni muzima
ntacyo yabaye ndetse n'abo bari hamwe ni bazima gusa ubwo urumva ko harimo abagize gute hari abafashwe rwa mikono. So andi makuru rero akomeye cyane bwa Nelson tujyanyiranye n'ibyo ngibyo, hari umusivile wigeze kuvuga ati igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ati niyo cyaba kivanze n'icyo Burundi nkuko n'ubundi bakorana ati ntago cyahagarika AFC M23 ndetse nta nubwo cyahagarika twirwanira. Ati bitura bivuga dufite ishingiro bitewe n'ibyabaye, imbaraga ziri muri Sud Kivu ziri muri Gara Kivu cyangwa se muri Kivu ya ruguru. Yego. Hanyuma rero ngira ngo birumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma nkomeje n'andi makuru akomeye cyane nyarukira ugikomeza amakuru kandi breaking mfitanga nuko amakuru arambwira ko umutwe wa M23 ubukuru kano kanya mu byukuri umaze kwigarurira agace gashyashya bita Showa ko muri teritwari ya Masisi nyuma y'ukurikiwe yo gukinagiranamo umwanzi wabo bahanganyemo ari wa Wazalendo na FARDC bakaba bahanganye ariko bikarangira Wazalendo ikuyemwe amaguru aka gace ka Showa ubutuvugana M23 ikabimaze ko kigarurira. M23 yafashe Showa nyuma yo kwirukana ihuro ry'ingabo za leta ya RDC bari bahanganye ryiganjemo inyeshyamba zo mu mutwe wa APCLS wa Janvier Karaheli bamuhaye ipeta rya general atanze amadolari 500 Karaheli. Ejo kuwa gatanu impande zombi zari zarwanye muri kara gace ariko APCLS isubiza inyuma umutwe w'inyeshyamba M23 igeza hitwa Bukombo. Urumva ko yakinagiranye mwe bakubwira APCLS yayirashe ivumbira tumuka basubiza muri Bukombo. Amakuru avuga ko AFC M23 nyuma yo kongera ingabo kuri wa gatandatu yaramutse igaba ibitero kuri ziriya nyeshyamba irazirukana. Bivuze ngo yakoze icyo bita reinforcement cyane, yongereye ingabo. Yakoze icyo bita reinforcement. Amakuru avuga ko AFC M23 nyuma yo kongera ingabo kuri wa gatandatu yaramutse igaba ibitero kuri ziriya nyeshyamba irazirukana, biba ngombwa ko zihungira hitwa Ngesha na Burora. Yego. Niho bakinagiriye barahunga. Bivuze ngo iyi Ngesha na Burora buri nayo iraza kuvamo buhenda. Oya duce turaza kuvamo. Urumva ko bakoze ibintu nk'ibyo bakoze mu Rugezi. Biragaragara. Showa na gace k'ingenzi ko muri Masisi kagizwe n'imidugudu ya Showa, Muhondo ndetse na Shangara. Bivuze ngo igizwe n'ibice bitatu. Usibye agace ko ku mugoroba w'ejo ku wa gatanu ku itariki 23 yafasha agace bita Murema ko muri groupement ya Nyamaboko ya mbere muri Masisi. Yego. Bivuze ngo ya Murema ije hiyongera utundi duce kuri dutatu. Bivuze ngo muri Masisi M23 rero iratwigaruriye. Ngaye nguko yongeye buri kingi news je muri Masisi. Yego. Hanyuma nihuse cyane ukiva muri Masisi ngiye burana biravuga ko muri Katana rero bwa Nelson muri Katana kabisa naho hakomeje kugenda hagaragara amakuru adasanzwe. Igitero gikomeye cyane cyari cyateguwe cyanabazwe cy'Abazalendo cyari kigiye kugabwa hano muri Satre n'ubundi ya Kavumu, aho bivugwa yuko rero iki gitero cyari cyateguwe na za Wazalendo ndetse na za FDR zibarizwa muri ariya mashyamba za Kazubega ariko n'indi shyamba riri inyuma y'iki kibuga cya Kavumu. Ahanga bamwe ngo bari guturuka iburyo abandi bagaturuka ibumoso cyangwa se imbere cyangwa abandi inyuma bagahuriza hariya ku kibuga ngo bagakubitire mu 23 bakakigarura none ubufasha bukatabuza bukabahabwa hanyuma intwaro zigatangira gukoreshwa muri bira bice ubwo M23 bakaba yatakiye imbere n'inyuma hagati. Roba ntabwo byoroshye. Ngaye ngo uko rero nuko byo bice bihagaze. Hanyuma dusimbutse gato cyane tukajya za Pinga hari urugamba rukomeye cyane ariko namenze no kumenya ko no muri Warikare hari ibice M23 amaze kubifata. Pinga rero ubu tuvugana umwoto uzobera umuriro wamaze kuba waka, biragaragara ko M23 nyuma yo kugaragaza ko yari yasubijwe inyuma bakora avuga ko ngo yakoze reinforcement mu byo kuri ngo izana ingabo nyinshi cyane kuri tere y'imirwano ngo mpaka abayishyize igerageje gufata Pinga rero bwana Pacific avuga amakuru avuga ko ngo anytime cyangwa se isaha ku isaha ishobora kwisanga yavuyemo. Pinga bishobora kuza kwisanga yagize gute yamaze kuvamo neza cyane gatanu kuri bagenzi kako. Hanyuma ukivuga kuri Pinga eka mabwire ko mu 23 isigaje agace kamwe gusa
agace kamwe ari nako kabarizwamo iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Nubwo bivuga ko mu nkengero harakiri haduyi, ariko M23 ikiraje ishinga ubu no kujya gukatinga kiriya kibuga cy'indege gikomeje kujya kigwaho indege zizanye ibikoresho, bigatuma M23 igabwaho ibitero ahantu henshi, ndetse no muri za Wazalendo hose ugasanga no muri za Nyabyondo za Breusa ugasanga hehe, ugasanga bose bafite intwaro kandi ubona nta hantu bakabaye bazivuna. Kumbi baba bazivanye hano muri za Pinga aho bazihabwa na bagenzi babo ngo bajye guteza umutekano mukeya mu buce M23 yagize gute yigaruriye. Amakuru ari kungeraho rero aravuga ko bano barwanyi ba M23 ngo bashobora kuba bagize gute batatse hano muri Pinga bikarangira bagize gute bigaruriye aka gace ka Pinga, bakaba basigaje akantu kamwe gusa gace kankasa nabwo barimo hagati na hagati bakagabanye na za Wazalendo. Urumva yuko rero isaha ku isaha ushobora kujya kumva aka gace kankasa ukumva karafashwe, kamaze gufashwa rero kagifatwa tayari ipinga twahita tuvuga tubwo byarangiye, ahubwo dusigaje kugira gute kuza kubona intare za Saramwe ziri kwakoreshereza inama nkuko nandi zagiye zihakoreshereza inama. Hanyuma tugatsimurikira muri tetwara Warikare tunasoza amakuru avuga ko Warikare nayo isa nisa ashobora kuvamo anytime usante, kuko nabonye Mvetura afashe ibice binini cyane hariya. Mvetura iri gufata ibice binini by'umwihariko kurana ko yibanze, ariko hanini yibanze muri Masisi, kuko macitsi za Murema za Masiside hano ahantu bita za Nyamaboko, ahangaha kabisa ni mu duce natwo twigaruye, hano bita za Ruke, hano za Katotobo, ahangaha hose rero higaruriwe na M23, ndetse nano kuri uyu musozi wa Mukumbiriri M23 ibarizwaho yaho kuri operation nawo yo guhiga iki za FDL ndetse na za Wazalendo. Yego, numva ko hakozwe akazi keshi cyane kandi gakomeye cyane kuri bano basore b'intare. Tuza kugaruka tubabwira update ko ziza kuba zimeze muri kano kanya, duse nkaho tuba dusereje hano. Mu by'ukuri biraza kuba ari by'umugisha kongera kuba duhura namwe. Ndabakunda cyane, tuzo ko rero bye bye.